uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 932414. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Amacyamo 23 AFC nzenze habere nka nimero ya kabiri burya ukiye kureba byari mu bantu bakomeye mu gisirikare, ntabwo kiri mu kaga ngo kiri mu debandade ngo cyarashwe kirukanka ngo umuntu reporting. Wowe umuntu reporting ari mu ikipe itsinda nkuko twigeze kuvuga ku kiganza twavuze ku by'u Burundi. Ibyo bibaye ntabwo wiringwa ari umwana wo kutararagaragaje undi mucansho wafashwe bira mu 23 ntibayo no mu mujyi yirirwayo. Ahara duini ho wirirwa yego. None ahubwo mu 23 abavira yabahe uko vira aryamye no mu marondo yayo birimo. Ako nyine ntabwo igomba gukora n'amarondo ngo babyerekane ibyo ndi gukubwira. Ako Sandra zika makuru dutangaza ari nka 20 kuzina ku makuru tuba dufite. Icyo ndacyemera. Ntubizi se? Ndabyemera. Sandra nawe wafunguye ikinyamakuru wigira umenye ibintu ukavuga ibintu bishyize kuri bari bazi ngo tuba twamariyemo. Reka ibyo utanavuga. Kavuga bitembere. Ne batubabarire. Abo bakolombia barakora iki uvira buriye n'abari abazarendo. Esara abazarendo ko batagira pardon ko twabonye abacanshuro ku mamodokari yabo abo muri Ajamera kaho bakataga igoma twabonaga ifoto aho bimanitse ku mbona tukabona izindi. Abacanshuro ntago bigeze baba kandi Segede ntabwo yabyifuzaga ko bagaragara bafite imbunda ko yavuga ko abatekinisiye n'abagesperi gusa bajya kwigisha kugira gute, ariko ibagiraga ku rugamba. Ikintu gitangaje ko batazi ibintu by'ibitaramo, nanjye nabonye ngira mu gitaramo bwa mbere. Yego. Nasanze famille z'abapastor twubaha twese muri iki gihugu basohokanye abana muri boîte. Tandis ko hari umuntu utakaragira muri boîte wiri guyanduza izina azi ko boîte b'abantu bameze nk'abasazi. Ubu ntabwo uragwana intambara z'umuntu ufite cano nkorera yuko gihe ntashobotse mbameze nk'umukontre segese. Ndabizi ubwo warazirwanye n'ubundi utazimbwiye. Ngi ntabwo nshobotse. Nasesenguye ino ntambara imyaka ishize ari ine ubwo ni 20 kuzamura. Wafashe umucanshuro umufatiye mu mirwano. Umuntu aratangiye ngo ngo reba niba ushaka kubona iyi message nyiguhe urumva ni umuhanga ni umunyabwenge nanjye nemera nubaha no gucungura ucumi tw'inkweto birananira ngo koko koroneli nzenze ngo yigiriye muri leta ngo nitsindage ngo cyangwa bamufashe mbere gukomeza kubibatiza akabari bakabizamara bashyira ku basinzi n'abatazigwa n'abasinda basindira yabo nta muntu basaba amafaranga yo kunywera. Ibyo bintu niba bigabanye as long as bizakomeza kugira isura y'ijamba akabari gusinda kugira gute n'ubundi bizagorana, ariko nibifate ko ari ikintu cyo kuzamura no gupanura business at large not ku kantu kamwe gusa. Ubundi twaje kwisanga gutana bavuga ngo gukora nijoro no kujya mu kabari. Haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira, barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Nubwo M23 FC twirwa no bafite ingabo mu minembwe. Nabwo nta kintu nta mupaka uhindutse uyu munsi, nta position zihindutse uyu munsi ko zemeze uyu munsi. Nta mutekano no bababonye. Kuko wamenembwe ahahira Buvira so bahafite. Sibyo? Uwampeti ahahira Pinga ntashobora kugerayo. Uwa Kitsumbiro ahahira Rubero Centre ntashobora kugerayo. Uwa Chavinyonge sijui he hose hari kuri Lac Albert bajya Beni Butembo guhaha ntagerayo. Ubwo se ubundi M23 yashyira intuze ikishima igatereje ngo yabonye insinzi abahema bakibatwika. Manguru tipa abantu 102 bishwa nta n'umuntu numwe ugize. That is why no ntambara ikeneye urugamba rwo ukeneye intambara nini ingari ikemura ikibazo ni fwa portuta. Ariko ifata agapande kamwe ni nko kwambara ipantaro y'ikositimu zidoze neza ugatushyira ishati y'agacabari ifati y'incabari wazizi incabari yes
none se marsha kuba rero noneho ndagowe ugowe gute ntaragera kuri icyo kibazo cyanjye nabonye ngo hari n'abacancuro bafatiwe muri Uvira waba urababonye bo muri Colombia njyewe ntabwo nshobotse bafashwe nanditse ko muri Uvira nta ntambara zihari ntabwo nshobotse rega ariko Sandrine ko uri muri leta ubu tuvuge turakorana hano kuri Gasaro TV ntunsubize ariko ubu ntabwo uragwana intambara z'umuntu ufite cano nkorera yuko nge ntashobotse mba meze nk'umukontre sigise ndabizi ubwo urazirwanye n'ubwo utazimbwiye nge ntabwo nshobotse nasesenguye ino ntambara imyaka ishize ari 4 ubwo ni 20 kuzamura abantu na propaganda zidashinga wafashe umucanjuro umufatiye mu mirwano ejo nagiye kubona umuntu aranyarikiye ndi mu kiganiro nanabivuze mu kiganiro cyane wabyumvise kuri David Marshall TV umuntu aratangiye ngo ngo reba niba ushaka kubona iyi message nyiguhe urumva ni umuhanga ni umunyabwenge nanjye nemera nubaha no gucunga ucumi tw'imwe tubirananira ngo koko Colonel Nzenze ngo yigiriye muri leta ngo nitsindage ngo cyangwa bamufashe mbere message ndayisoma gutya aho nanagize mu kiganiro bitanyisoma nanayivugaho nawe wize urafata jede w'icyama gikomeye kuriya ngo yagiye muri leta ntuzi ko nta kintu leta yahereza Nzenze adafite uyu munsi kucyubahira afite urumva amakuru dufite urumva ibintu tuba dufite hano kuri tere umucanshuro muri Uvira nta ntambara yabaye Nzenze yagiye nabwo nta ntambara yanabaye wa mugani ngo uvuga uti iki cya provoke iki urumva yego icyama cya M23 AFC Nzenze abereye nka nimero ya 2 burya ukiye kureba byari mu bantu bakomeye mu gisirikare ntabwo kiri mu kaga ngo kiri muri debandade ngo cyarashwe kirukanka ngo umuntu reporting wowe ni umuntu reporting ari mu ikipe itsinda ni ikibazo ko wambwira ngo Cyarigonza JD mugenzi we muri FARDC yaje muri M23 wambwira ngo Nzenze yagiye kwa Cyarigonza nta muntu agani guteze nubwo ari ku gihugu mu buryo bugari hakenyesha mbawe zirigenga ni nkuko umuntu yaguhe inzu nka Nyarutarama itari yawe ngo ujye mu Nyarutarama wowe ukaba ufite ghetto wigondeye igasanza wakwisanzura muri ghetto yigasanza kurusha inzu y'umuntu yagutije ngo mbaye ngiye mu Burayi ngo uzayensubiza igihe kineye undi ari muye uhuri mu ntizanyo Nzenze aratuje mu nyeshyamba Cyarigonza ntazi ibyo arimo kumucurira nejo shefu zatamaje avuga ati wese inkubone urumva ubwo se urambwira ngo hayo makuru none tugere gusubira kubya izo ntuza izo bacanshuro nkuko twigeze kuvuga ku kiganza twavuze ku by'u Burundi ibyo bibaye ntabwo wiringwa mari umwana wo kutararagaragaje undi mucanshuro wafashwe nibyo babakoreye iyo ni iboro mu makuru ndetse no kuri politike y'inyeshyamba itabitangaje ngo nyibone ngiye biragora ndaba contre n'icyo ngicyo bashobora kutabitangaza kubera ko niba bavuga batese bafatiye yute kandi mutaruvira mutari kurwana kandi uvira bikababera nanone nk'umutego uvira mugeza yute murinda mutwereka aho mwafatiyeyo kandi muvuga ko aka gace katarafatwa none se uvira M23 ntibayo no mu mujyi yirirwayo aharaduye niho wirirwa yego none se ahubwo M23 tabavira yabahe uko uvira aryamye no mu marondo yayo birimo ako nyine ntabwo igomba gukora n'amarondo ngo babyerekane ibyo ndi gukubwira ese niba bariyo ku cyo bacanshuro bwumva ko batabafatanye nanone tubyibaze nyine icyo abo bari yose abafata nabatanga amakuru ariko aba bariyo nabatasi ngo muri leta nabo aba leta muri M23 nabo aba leta ese Goma Bukavu babayo nabo erega ibyo biramenyerewe babizi niyo mpamvu abicyo bita contre espionnage counter intelligence yo kujya uhangana nabo bantu ubiburizamo ubafata ugira gute uvumbura udutsiko twabo ibintu nk'ibyo byose biba mu mikorere y'ubuzima bw'abantu ahantu hari abantu muri administration hose ku isi ibyo ngibyo birahaba ntacyo impamvu mbihakana rero nuko simbona impamvu yo kugira iyo football je ntabwo nyanda standing undi ya standing n'uburenganzira bwe ariko operation zo gucakira no gufata no kugira gute mutavuze ngo bahagabye igitero shuma icyo bita igitero shuma urakizi red iminota 30 tuvuye mu 20 ate uvira kisubira inyuma yasubira inyuma iki yajyanye mu bantu batanu igikunda n'abana bacanshuri babonamo buri kimwe cyose aho ngaho wenda nabyemera ariko nta foto nta cyabaye ne batubabarire abo bakolombiya barakora iki uvira buriye n'abari abazarendo esara abazarendo ko batagira pardon ko twabonye abacanshuro ku mamodokari yabo abo muri Ajamera kaho bakataga igoma twabonaga ifoto aho bimanitse ku mbona tukabona izindi abacanshuro ntago bigeze baba kandi segede ntabwo yabyifuzaga ko bagaragara bafite imbunda ko yavuga ko abatekinisiye n'abagesperi gusa bajya kwigisha kugira gute ariko iyo bagiraga ku rugamba aho tugeze muri iyi minsi ntago abacanshuro baba muri Kolombiya baba ari benshi mu mubare ngo baba muri Uvira
tube tutaratangira kubabona nese ya intelligence y'ama Ventura yabikurikiye n'abafotora yigize abazarendo nayo hako ntiturabura ifoto nimwe yabo bacanshuro uraza kumbwira ibyo bacanshuro batagaragara kubera iki ko muri Goma twabonaga abo baje n'invisible cyangwa basa n'abazarendo complete ku buryo tutamenya ngo ni bande muri Colombia basaba atyarya bajya gusa n'abazungu ntago twabiyoberwa gutyozanya niko mbyumva jewe kandi simbizi hawe mashari ntago nanabiyoberwa asa ako Sandrine zika makuru dutangaza ari nka 20 kujana ku makuru tuba dufite icyo ndacyemera ntubizi se ndabyemera Sandrine nawe wafunguye ikinyamakuru wigira umenya ibintu ukavuga ibintu bishyize kuri bari bazi ngo tuba twamariyemo reka ibyo utanavuga kavuga bitembere dore n'utubari twemereye gukora kugeza saa 10 z'igitondo mu gihe cya shampiyona y'isi y'amagare ariko kumve kuri radio tubisaba birasohotse oya ni kugiye ndumva ngo nziza kuri Marshal oya mvuye kuri radio urumva ndahita mpamagara ntuzi none oya mbibonye kugiye nyine reka mbaze mbere so wajya umaringa ako Sandrine wazana ntacyo kuvaho pe kanyiguye Sandrine nta karinga nese kuvuze uko mwabivuze nenze kubizi oya ntabwo twabivuze nk'ibyabaye okay byari bitekerezo nko ku nuko bimeze rero ubu mugiye kujya mutaha saa 10 saa 10 ake saa 10 rero kwanduranya saa 10 se ko babwakeye wundi uraza kunyura saa 10 zagize gese njya mu tubari cyangwa dore ngiyo ariko twikomereze nuko nzi ko ari inkuru nziza kuri wowe ntago ari inkuru nziza kuri jewe akubona ararushye icyambere sinjya mu kabari ntago ntarabona mu kabari noneho ngutere story rero ibi nibirangira birahita bikomeza gutyo government yatanze ibyumweru 2 ngo iki kibazo kihite kirangira abantu bagiye gukora amasaha 28 none nibyo shaka nokuri ariko ikintu ntemeranya nayo igihe nikubwira Sandrine kuri izi kamera ariko ntanemeranya n'abandi bantu abantu ikintu cyo kudakora 24 hours bareka kukibrandinga nk'ikibazo cy'akabari nk'abantu bo kugihemwe niba n'itegeko ryo kuryandika cyangwa ibwiriza urumva abantu bayo gufata ikintu cyo kudakora 24 hours ngo gihari utubari abahanga nk'uko umuntu nabonye ministre bisobanura ejo bundi ikibazo cyo tukarega ngo bakora amasaha ahagije gikora kuri discipline nyinshi na ntuze nyinshi z'imirimo sibyo yego kuko niho wa muntu wa shift ya nijoro azakorera niho umumotari azabona umuntu atwara niho uracuza muri alimentation azabona umugurira umugati w'abana mu gitondo kurusha kuvuga ngo alimentation icuruze urugendo ruza rwafunze yego sibyo abantu bareka gufata kandi mucoma wo mu kabari kuko akabari ndiki akabari ndi bar resto sometimes yego bararya bakananywa abanywa n'ibandi ntago banywa inzoga bose hari nango bidasindisha nkawe urumva ubu se wowe ugiye mu kabari ukarya ifi ukayikiri cyo gatari ushaka uburenganzira bwawe urumva utaba wari waraziza abandi ngo bitwa ngo bitirwe inzoga kandi nawe utanazi uyageze kandi nayo nkaba nshaka kwenjoyinga nkamwe genda mu bitaramo kenshi uburyo bushoboka ikintu gitangaje abantu batazi ibintu by'ibitaramo nanjye nabonye ngira mu gitaramo bwa mbere yego nasanze famille z'abapastor twubaha twese muri iki gihugu basohokanye abana muri boîte tandis ko hari umuntu utakaragira muri boîte wirirwa yanduza izina azi ko boîte b'abantu bameze nk'abasazi boîte hajyamo ingeri zose unywa n'utanywa ushaka kwirira gusa wikundira barbecue na buri kimwe cyose nushaka uwo muziki none ikintu gitangaje muri boîte nukuntu nk'indirimbo igezweho ari nk'iya Israel Mbonyi abantu bayitamba bakayibyina muri boîte bamuri ivuga butumwa nta ndirimbo nimwe wasohora gospel ngo abantu bareka kuyibyina kandi karyoshye igitaramo ibyo bintu abantu biga babeshya bagira gute bareka fatiza inkuru bazikureho tubari bavuga ngo abantu bakomoreye gukora business amasaha 20 nandi cyakose kuviza kugira isaya gukomeza kubibatiza akabari bakabizamara bashyira ku basinzi n'abatazingwa n'abasinda basindira yabo nta muntu basaba amafaranga yo kunywera ibyo bintu niba bigabanye as long as bizakomeza kugira isura y'ijamba akabari gusinda kugira gute n'ubundi bizagorana ariko nibifate ko ari ikintu cyo kuzamura no gupanwa business at large not ku kantu kamwe gusa ubundi twaje kwisanga gutana bavuga ngo gukora nijoro no kujya mu kabari abantu bakora capati kunuza kuri 40 nabo bakora capati zikoze mu nzoga ariko ntabwo uzagura capati udafite icyaka shana ngiye guhamagara ntuze muri isi ariko ndamuhamagara tuvuye ku ntuze ngira timu dukundana cyane dukorana twuzuzanya yego ndamuhamagara mu kanya mubwire yishyura ikawa niko babimeze ariko buri abantu aba boss bose dukorana mwese murasengera gusa we ntabwo herutse
ejo nagukandiye akanyengira ngo uzanyishyura ntabwo ndakabona nzakwishyura n'ibigenda kandi burya narimo nk'uragize inka kugira ngo uzayinsubize. umva uko bavuga iyi business yacu niyo dusarurira musubize se. Yego. Iyo business rero muri iyo minsi ubona itari kugenda nyine uba wihanganye, hari igihe ibintu bijya bigasubira mu buryo neza. Subize se. None se ubwo gena yakuye ko nyakura muri business yanyu. Ese business murayafite ahubwo mufite impiri mufuka. None se nyakura he? Iyo business ndi gukora nyine mbagomba kwibuka ko byaruraninga cyose bitaraninga ubu ugomba nyine kuza on top. Ariko biraraninga ubu ngubu. Ahantu hose bararira none se nawe ejo bundi wari uri kumbwira uti bigitangira ati siniyumvisha ukuntu ko ikiganiro cyanjye mu isaha gifite 400. Ntabwo biba byumvikana. Ati ibi bintu ntabwo mbizi gasa byagenze ibyo ngibyo ubundi ni nko kuvuga ngo hari ibintu bitumvikana sibyo. Gusa nabonye atari urwumwe da. Ntago ari urwumwe, byo ni ibintu bitekinike gusa. Ejo Perezida Kagame yashyizeho umuyobozi muri minisiteri ushinzwe ibya ICT. Muri minisiteri ya ICT bashyizeho niba ari minisitiri wungirije niba simbizi umuyobozi wundi ukomeye wungirije minisitiri. Bashobora kuba bashaka kwagura imikorere ya ICT kandi iyo uvuze ICT n'ibyacu babishyiramo kandi mu kubishyiramo no kubyubaka no kugira ngo bigende neza n'umusaruro niho ugenda wiyongera. No kuvuga ngo batangiye kubona ko iyi minisiteri ikomeye kugeza ubwo baye ba minisitiri babiri. Urumva? Ni ikintu ni inkuru nziza iriya. Uriya mujama na mutoya niduhura agenda nzamushaka nzamubona mubwiye ntabwo turimo kwishyurwa musaza. Kora cyane ku bya mu Rwanda bishyura amadivati tubona amafaranga. Noneho rero nabajesha ariko yanciye intege abantu nange muca intege ambwiye muri tekinike nsanga nguyemo yarambwiye inde n'umuntu nabajije ngo impamvu ngo tutunguka muri YouTube cyane no kumwe nkoranyambaga mu Rwanda ngo ibigo bikomeye ntibiratangira kwamamaza kuri niveau mpuzamahanga kugira ngo YouTube ise nk'ibirangura. Urumva nyine bicuruze mu Rwanda. Ndetse ibihe ati biriya bigo ubona bikomeye bicuruza n'abagasembuye ati bibatse amazina ati birakikorera ibyabyo kikiyamamaza ubwacyo mu buryo buri classique ntikiranyanyagiza publicité. Ati ko YouTube icuruza publicité. Rero ibyo tuvuga ngo leta ntibikora ariko demande nayo itaragaragara ya shapinga leta. Icyo tuje tubivugaho nabyo tubibwira abantu badukurikira. Hari umuntu wicaze ngo leta ngo ntabwo yagiye ngupanga na YouTube. Iyo upanga na YouTube biravuga ngo ufite iki. Mwebwe mu Rwanda mufite ibigo bingahe biri ku level yacu. Urumva bagasanga kumbe niba bashaka ibigo 100 muracyari mu bigo nka 20 cyangwa 3. Abandi ni abacuruzi batoya abantu ubwo biyishyurira dukeye. Uzarebe kuri YouTube batwishyura Google yitwishyura. Twebwe tuba muri segiteri ya advertisement. Ibi dukora byose tuba muri segiteri yo kwamamaza. Niba ari umuntu dukurikiye utamamaza kuri Gasaro News ntugire gute kumwuka wo kwamamaza utarakuzamo uyobora ishuri umwuka wo kwamamaza ukaba utaraza mugira otoye kore ngabo mbona barahagije. Ntabwo tuzajya kubwira ngo umunyamerika ngo ntaduhe amafaranga nabo duturanye batarayaduha niba banze baduhe ayo marira rorere cyane. Ndumva ari ibyo Marsha ndagushimiye cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka wakoze cyane. Uzashakisha ariko n'ukuntu nyine se byagenda oya kinangiye gusaba n'ikibi ntago ari cy'umuntu ukuze kubera ko ngira akantu kw'indwara ko kwanga compliment. Yego nkuko mbona basi nta n'ikintu kimwe wavuga uti uyu munsi washije ikibonobono ariko ntago mba nacyashije ko. Oya wakoze mu kiganiro compliment ariko wigeze kumbwira ko utazikunda ariko ntago nzikunda icyo zigenda zikora ndakibona abo zikora umaze kubibona sha. Hari case mazi iminsi mbonye biriya bintu nahise mvuga nti turabizi tuba tubizi nahise mvuga nti compliment ngira gutya Marsha buriya abantu bangana nibo abantu banje nahise mvuga nti agasiba kunuka. Hari n'umuntu nabibwiye ejo bundara umuntu twakoranye ikiganiro kwimubwa ntumitwa Marshali ni inama yarayingire ntiburyana wagushimagiza cyane ntiyari n'ingi ari bo bakugira iki. Tuba dukuziza Imana ntabwo zazi ubusa bro ntago ari zimpungure gusa urumva. Ahubwo ni impara zo kuba twarabonye byinshi. Umuntu ugushima nakoranye n'umukobwa ahantu ku bitaro bya Murunda dukorana muri Shirije mu ibagiro ariko nawe yarakabije ntiyameze nkanjye cyangwa nawe wabinyanduje. Yaricaye arambwira yitwa Fanny ndamusuhuje aho akora hose n'umuganga kazi ati David ni wangira inama byo witondera umuntu uvuga ngo aragukunda gushimagiza ati kuko uri gukunda arakubona utakuzi nta kubara cyane. Bashize imyaka 15 ko mbitekereza 16 urumva compliment faites attention kuri compliment. Umuntu gushimagiza buri munsi ibyo byo nukuri nanjye nabonye gushimira bakagusengera bakakujya gira sha urakoze kubw'iki kiganiro merci. Haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri email yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.